ناجم سعيد. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. نعم، turi mu minsi ya nyuma 10 y'ukwezi kwa Ramadan, aho hakorwamo ibada nyinshi, harimo igikorwa cya itikaf twabonye muri video yatambutse. Hari ikindi gikorwa rero gikorwa cya ibada aricyo cya zakatul fitri, ari nacyo tugiye kuganiraho muri kano kanya. Naryo nirindi somo Sheikh Binego Hashim yaduteguriye, hanyuma natwe turabona dutirika turigeze kubakurikira Najim Sites. Yatangiye avuga ati rero Bismillahirrahmanirrahim, incamake ku mategeko ya zakatu al-fitri. Hano byateguwe n'umuvandimwe Sheikh Binego Hashim. Aravuga ati zakatu al-fitri ni iki? Niki? Aravuga ati ni ituro ritangwa kubera Allah, rigakurwa mu mitungo yagenwe, rigahabwa abantu bagenwe, rigatangwa mu gihe cyagenwe n'amategeko y'Ubuislamu. Nongeye kongeraho ngo yagenwe. Inkomoko ya zakatu al-fitri. Inkomoko ya zakatu al-fitri ni hadithi Sheikh yayanditse hano mu cyara, avuga ati an ibn Umar radiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatu al-fitr. Oya nakori kansome mu Kinyarwanda ngo Abdullah mwene Umar, Allah abishimire bombi, yaravuze ati intumwa Muhammad, Allah amuha amahoro n'imigisha, yategetse ko zakatu al-fitri itangwa ikuwe mu itende, ingano, igatangwa n'umuyisilamu wese wigenga cyangwa utigenga, yaba umugabo cyangwa umugore, yaba umukuru cyangwa umwana, igashyikirizwa abo yagenewe mbere yuko abantu bajya gusari ilaidi. Biravuze ngo nyuma ya zakatu nyuma y'ilaidi zakatul fitri tayari ntabwo watanga zakatul fitri nyuma y'ilaidi. Ikindi kibazo kiragira giti urasabwa iki ngo wemererwe gutanga zakatul fitri? Urasabwa iki ngo wemererwe gutanga zakatu al-fitr? Sheikh aravuga ati kuba uri mu Islam, cyo ni icyambere. Kuba igihe cyo kuyitanga cyageze. Kuba, ndizera ko Sheikh ari butubwire igihe cyo kuyitanga. Kuba hari ibyasagutse ku byowe n'abawe muzakenera ku munsi w'ilaidi. Ntabwo bivuze ngo uri umukire cyane. Kano kantu karabisobanura neza. Hari ibyo ku ilaidi uzarya ariko urabona ko uzasagura, kuramo ibyo bizasaguka kuri zakatul fitri uyitangiye. Akamaro ko gutanga zakatu al-fitri, ukeka ko nutanga zakatul fitri ari iki bitanga? She ni ikibazo yabajije. Arasubiza ati zakatul fitri isukura igisibo na nyiri kugisiba. Ntabwo iyo watanze zakatul fitri igisibo cyawe kigira gute? Ni ukugikorera isuku, mbese ni ukugisukura. Izafasha abakene kwirinda gusabiriza ku munsi w'ilaidi kuko bazaba babonye icyo barya. Biravuze biti gutanga zakatul fitri bizafasha wa wundi utazabasha kugira icyo abona ku munsi w'ilaidi cy'ubigendanye n'imirire, kugira ngo nabashe kugira gute kurya.
kunezeza abakene ku munsi w'Eid. Bango ku munsi w'Eid abakene badafite ibyo kurya nabyo bituma nyine nabo bishimana n'abandi bose nabo bakabasha kubona kuri ako kanyama cyangwa se kuri ako gaceri cyangwa se no ku bindi nyine byerekeye no kurya. Biri muri hadithi yakiriwe na Ibn Majah n'abandi. Ngo soma neza iyi mvugo. Waki yaravuze ati gutanga zakatul fitri bimeze nko gukora sujud sahawi kugira ngo itunganye ibyangiritse mu isala. Ni ryari zakatul fitri itangwa? Zakatul fitri itangwa ryari? Cya kibazo dore kiraje. Sheikh yari yavuze ngo gihe cyageze. Tugiye kubona ni rya zakatul fitri igomba gushyikirizwa abakene yagenewe. Icyambere cyavuga ati biremewe ko yatangwa mbere y'Eid ho umunsi umwe cyangwa ibiri. Hadithi iri mu gitabo cya Bukhari. Ni byiza cyane ko itangwa mu masaha ya mbere y'uko abantu bagana aho basarira Eid. Ni nkaho tuvuze tuti yisohokana iwawe uyihe umukene wayigeneye hanyuma wikomereza ugana aho ugiye gusarira Eid. Hadithi iri mu gitabo cya Bukhari. So tugiye gusarira Eid, hereza umukene zakatul fitri, ariko ushobora no kuyitanga mbereho iminsi ibiri cyangwa se umunsi umwe, hanyuma uyihe umukene wagize gute wayigeneye. Ni ibiki bitangwamo zakatul fitri? Ikindi kibazo, ushaka gutanga zakatul fitri atanga iki? Ni iki watanga? Inyama? Reka turebe hano. Sheikh aravuga ati zakatul fitri itangwa mu biribwa by'ibinyampeke bimenyerewe na bose muri hadithi yakiriwe na Muslim. Urugero, umuceri, ibishyimbo, amasaka, ingano, ibigori, amashaza, uburo n'ibindi. Mu bamenyi babyemeje harimo Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Uthaymin ndetse na Ibn Baz. Hatangwa zakatul fitri ingana iki? Ushaka gutanga zakatul fitri atanga ibingana iki? Hashingiwe ku bipimo byakoreshwaga ku gihe cy'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugenekereje bingana nko gutanga ibiro 2.5 cyangwa 3 kuwabishaka. Ni bande batangirwa zakatul fitr? Mango hari abantu batangirwa zakatul fitr. Sheikh aravuga ati buri muntu atanga zakatul fitr ku giti cye, ariko iyo hari ibirengaho ku byo usabwa kwitangira biremewe ni na byiza ko watangira zakatul fitr abo ureberera. Urugero, abana bawe wibyariye, abana utibyariye abo urerera, nk'abamurumuna bawe n'abandi, nk'abamurumuna bawe n'abandi, nk'abana ba murumuna wawe n'abandi ureberera, umugore wawe, umukozi wawe mu rugo. Mu bamenyi babivuze harimo Ibn Qudama
ndetse na Imam Ahmad. Ikindi kibazo kiragira kiti ubusanzwe zakatul fitri ihabwa abakene batuye aho yatangiwe. Biremewe ko zakatul fitri yakimurwa cyangwa ikoherezwa ku bandi bayikeneye badatuye aho yatangiwe igihe byabaye ngombwa, nko kuba aho utuye nta bakene bahaba cyangwa aho muyohereje niho bayikeneye cyane kurusha aho mutuye. Mu bamenyi babivuze harimo Ibn Baz. Icyitonderwa, aho zakatul fitri yimuriwe igomba gushyikirizwa abayigenewe ari ibiribwa kandi ku masaha yagenwe nta gukererwa. Nta kwitanga nyuma y'Eid. Zakatul fitri itangwa Eid itaragira gute, batarajya gusari Eid, nkuko Sheikh yabisobanuye hejuru. Sheikh aravuga ati dusoje dusabira Imana, dusabira amahoro n'imigisha biturutse kwa Allah ko byasakara ku ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natujya duti wa sallallahu ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Twongere dushimire Sheikh Binago Hashim kudutegurira iri somo, natwe tukabanza tukabasha kuba twarisakaza turiha abakunzi ba Najm Sites mu buryo bwa mashusho. Inshallah ngira ngo ndizera kurimo kudutegura n'andi masomo nitubishobora tuzajya tubikora gutya, cyangwa se nawuze uriduhereza hano kuri Najm Sites. Turabizi ko uri umuntu w'ingenzi cyane kuri Najm Sites, kandi tugushimira ibiganiro byose uduhereza kugira ngo n'abantu babashe kugira gute, babashe kwiga, babashe gusobanukirwa n'idini ya Islam. Reka tukomeze tubifurize kugira gisibo cyiza, tusaba kwa Allah ko yabaha ibyiza muri kino gisibo, akabakirira ibisibo byanyu, yaba qiyamul layl mwakoze, ibisibo mwagiye mukora, ndetse akazabaha ibyiza by'iki gisibo, yaba Qur'an mwasomye, ibada zose mwakoze, sabe Allah ko yazakira. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Najm Sites.